Yesu Kristo ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko mubimenyereye, ni Eric wa Yesu. Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana, hanyuma twinjire neza mu ijambo ry'Imana. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ikomeye, haleluya, haleluya, Mana y'ubutware n'ubushobozi. Lento prito hatelevoria salevoria. Amen. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ujye gukurikirira ijambo te presono leveria. Oh haleluya, yakira impinduka itanzwe n'umwami Imana nyiribihe. Ndasenze kugira ngo iri jambo ribe ijambo, haleluya, rigira aho rikura umuntu rikagira n'aho rimugeza mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Ngaho nuhimbazwe. Uyu mwanya duheje Satani n'imbaraga ze n'abamukorera bose. Turasabye kugira ngo kubaho kw'Imana kubane natwe. Icyubahiro cyawe kikugarukire cyose, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Mbahaye ikaze bwoko bw'Imana mudukurikira muri hirya no hino. Reka ngire nti Imana ibahe umugisha. Uburyo mutwereka ko mubana natwe, mukora subscribe, musharinga, mutanga comment, biratunezeza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagure mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana turi busange ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere umurongo wa 80. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya mbere umurongo waho wa 80. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Haleluya. Ndagira ngo dusubiremo neza ijambo ry'Imana. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ndashaka tuganire ku ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye, rivuga ngo ubuzima bufite imbaraga z'umutima. Ubuzima butunze imbaraga z'umutima. Haleluya. Iki gitabo dusomye cya Luka, ukurikije imyandikire yacyo, ukagikurikirana neza, usanga ari igitabo cyanditswe na Luka. Uyu Luka ni dogiteri mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba bivugwa ko ari nawe wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu Luka ibi bitabo byombi abyandika, bigaragara ko yabyandikiraga umugabo wari ukomeye witwa Teofilo. Bigaragara ko Teofilo yari nk'umuyobozi wabo mukuru. Noneho Dr. Luka ahitamo kumwandikira iki gitabo cya Luka ndetse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo abashe kumusobanurira neza. Niyo mpamvu akoresha amagambo akomeye kandi akoresha imyandikire ihanitse iri mu buhanga. Of course birumvikana nk'umuntu wari warize, yafite ubumenyi bwo mu ishuri, ashaka gukonvenka cyangwa se kumvisha neza uwo twakwita ko yari nk'umuyobozi, kuko nubwo Bibiliya itabisobanura neza, ariko abahanga mu bumenyi bw'ibijyanye na Bibiliya ndetse abanditsi batandukanye bagiye bandika commentaire bagenda babivugaho. Uyu Teofilo yari umugabo ukomeye kandi w'umutunzi w'umukire,
ku buryo byasabaga Luka kugira ngo amwandikire izi nzandiko, ariko atari we wenyine zireba n'abandi, kugira ngo bazarusheho gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe bitandukanye. Rero iki gitabo cyumvikanamo muri iyi nkuru dusomye, humvikanamo Zekariya, ndetse hakumvikanamo Mariya, ndetse hakumvikanamo ndetse n'uyu mwana wavutse ari we Yohana wagwije imbaraga z'umutima. Turabizi neza yuko iyo twinjiye neza mu ijambo ry'Imana, marayika yahanuriraga Zakariya ko azabyara Yohana. Zakariya yari umutambyi mukuru, bari bamaze igihe kirekire nta rubyaro, bamaze imyaka myinshi cyane, byo ntabwo nshaka kubitindamo, murabizi. Igihe Zakariya rero yajyaga ajya gutamba ibitambo, yafataga ibyifuzo yabaga yahawe n'abo yari ayoboye cyangwa se abakristo, akabijyana. Rero muri icyo gihe bafataga umutambyi bakamuzirika ukuguru, kugira ngo kuko ntibabaga bizeye neza ko ari bugaruke, kugira ngo nibabona atinze baze kuzunguza bamenye niba uwo muntu yabaye amahoro, nibumva adakoma bakurura ikiziriko bamuzane. Zakariya rero ahageze aho yari yagiye gutamba ibitambo atindayo. Iyo nyigisho nayo ni inyigisho ukwayo, tuzabivugaho wenda ubutaha icyamuteye gutindayo. Yari yumvishe rero ijwi, marayika aramugenderera amubwira iby'ukuntu azabyara umwana, ndetse amubwira n'izina rye. Ariko Zakariya abishidikanyaho, akomeza kuvuga amagambo menshi. Yabitewe n'iki? Buriya mu buzima iyo ubaye mu kibazo ukagitindamo, ukakimaramo imyaka myinshi, ukakimaramo igihe kirekire, ugeraho wumva utagikeneye no kumva ijwi ry'Imana. Ugera ku rugero wumva utagikeneye no kwakira amajwi aguhumuriza, amajwi akubaka. Zakariya ntiyabyakira. Marayika abonye yuko ari kuvuga ibintu byinshi, ahitamo kumufunga umunwa kugira ngo adakomeza kuvuga bene ayo magambo, kugira ngo adakomeza kugira ibyo avuga, kuko yabonaga ko amagambo ari gusohoka mu kanwa ke ni amagambo y'urucantege. Ahitamo rero kumufunga umunwa. Nkwibutse ko mu buzima bwawe ntabwo ukeneye abantu bakubwira ngo ntabwo bizemera, ntawe uzagera, ntibizakunda, turashize, turapfuye. Oya, abo bantu ntabwo bakenewe. Hakenewe marayika ufunga iminwa y'abo bantu, cyangwa bakava mu buzima bwawe, kubera ko mu buzima ukeneye ijwi riguhumuriza, ukeneye ijwi rikubaka, ukeneye ijwi rikubwira ibyiza, ukeneye ijwi rigukomeza. Haleluya. Noneho igihe kiragenda, ntabwo nshaka kubitindamo. Igihe kiza kugera, umugore arasama, arabihisha. Igihe kiragira, barabyara. Noneho mu gihe cyo kwita umwana izina, ubwo byarinze bigera icyo gihe Zakariya ataravuga, akadidimanga, agaca amarenga ibintu byose. Nyuma rero y'iminsi 8 bageraga igihe cyo kwita umwana izina, babaza mama w'umwana, kuko papa w'umwana atavugaga. Aramubaza se umwana azitwa nde? Ati umwana azitwa Yohana. Baramuburenya bati ntabwo bishoboka, ninde se witwa Yohana mu muryango? Papa we ntiyitwa Yohana, azitwa Yohana gute se? Bishoboka biti? Bajya impaka cyane, ariko bagira umwanya no gushaka kubaza papa w'umwana. Se w'umwana no kuko atavugaga, bamuzanira urwandiko kugira ngo aze kwandikaho. Haleluya. Aze kwandikaho izina ry'umwana. Agiye kwandika, arandika ngo izina ry'umwana ni Yohana. Birabatungura, barumirwa, baravuga bati ni gute umwana yitwa Yohana? Babyakira gutyo kuko se w'umwana ariko yarabivuze. Bibiliya rero iravuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Yohana uyu yabaye mu butayu, aba mu butayu ariko ahaguriza imbaraga. Ndashaka kuvuga imbaraga umuntu agirira mu butayu. Mu butayu ni hehe? Mu butayu ni ahantu hameze hate. Mu butayu ni ahantu hataba amazi, ni ahantu hataba ibyo kurya, ni ahantu hataba ibyakuramira, ni ahantu hataba ahantu wakugama izuba. Ariko uyu mwana Yohana arahakomerera, ahagirira imbaraga. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, ubuzima bwawe bukeneye imbaraga.
mu gihe abandi bacitse intege, mu gihe abandi babona ko byanze, mu gihe abandi babona ko byabayobeye, ukeneye kugira imbaraga z'umutima. Bene data, abantu benshi bafite imbaraga z'inyuma z'umuntu w'inyuma ugaragara, ariko ntibafite imbaraga z'umuntu utagaragara. Nyamara umuntu utagaragara w'imbere niwe ukeneye imbaraga. Hari igihe mu buzima umuntu avuga nk'ikintu ukavuga uti yo uyu ibi bintu avuze ni bwoko ki, bitewe n'ukuntu wamubonaga inyuma, ukuntu yagaragaraga, amashuri yize, uburyo areshya, uburyo angana, akavuga ibintu ukabona ntibihuye n'uko asa, ntibihuye n'uko angana, ntibihuye n'imyaka afite. Buriya kiba kiriho muri we umuntu w'imbere aba yarangiritse, aba yaratakaje imbaraga z'umuntu w'imbere. Ariko Imana iguha imbaraga z'umuntu w'imbere, urwego rwose waba urimo, department cyangwa se uburyo bwose waba uhagazemo, urwego rwose waba urimo, Imana iguha imbaraga z'umutima. Haleluya. Iyo umuntu afite imbaraga z'umutima, izi mbaraga umuntu akazigira mu mivugire ye, mu mikorere ye, mu mirebere ye, mu myambare, abantu barabibona ko uyu muntu afite imbaraga z'umutima. Umuririmbyi ukurikiye ukeneye imbaraga z'umutima kugira ngo ibyo uririmba bibe bishingiye ku gukomera k'umutima. Bavuga butumwa dukeneye imbaraga z'umutima kugira ngo ibyo tuvuga bibe birimo imbaraga z'umutima. Haleluya. Imana iguhe imbaraga z'umutima, Imana iguhe gukomera mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu benshi bacitse intege muri iki gihe, abantu benshi barihebye, abantu benshi bateye Imana umugongo. Wajya kureba impamvu ugasanga nuko nta mbaraga z'umutima. Inyuma bameze neza, bambaye amakositime, baragaragara neza, ariko imbere nta kirimo kubera ko nta mbaraga z'umutima bafite. Uyu Yohana yagize imbaraga azigirira no mu butayu. Ukwiriye kugira amaso areba inyuma y'ubutayu, ukwiriye kugira amaso areba inyuma y'imisozi. Haleluya. Imana iguhe gukomerera no muri iyo situation igoye. Imana ubuzima bwawe bushyiremo imbaraga zo gukomerera mu gihe cy'amagambo. Niba uri kuvugwa cyane, icyo nicyo gihe Imana igukeneye kugira ngo ugaragaze gukomera kwawe. Nimba uri kugambanirwa, niho hano Imana igushaka kugira ngo ugaragaze imbaraga z'umutima. Niba uri kugirirwa ishyari, abanyeshyari ni benshi baruzuye ku isi, icyo gihe nicyo ugomba gukomereramo ukagaragaza imbaraga z'umutima. Nimba uri mu gihe cy'ubukene, nicyo gihe cyo gukomereramo. Ntabwo ari igihe cyo kwandavura, si igihe cyo kwirirwa mu bantu. Oya, ni igihe cyo kugaragaza imbaraga z'umutima. Imana iguha imbaraga z'umutima. Mukristo nkurikiye, ubuzima bwawe bukeneye imbaraga. Izi mbaraga urazikeneye, izi mbaraga tuzikeneye. Itorero ry'iyi minsi rikeneye imbaraga, abashumba bakeneye imbaraga. Hari ibintu byinshi twavuga ku bantu badafite izi mbaraga, ariko Imana iguha imbaraga. Izi mbaraga zigushoboza gukomera, zigushoboza kudahungabana no mu butayu. Bibiliya iravuga ngo uyu mwana arakura ngo agwize imbaraga z'umutima, ngo ari no mu butayu, ngo kugeza igihe yerekaniwemo Abisirayeli. Imana iguhe gukomerera mu kigeragezo urimo, Imana iguhe gukomerera mu ntambara urimo, kugeza igihe uzakiviramo ukinjira mu mwuzuro w'amasezerano. Umutima wawe nukomere, umutima wawe nushikame. N'amagambo, n'ubukene, n'akagambane, n'ishyari, n'iki kiguteye ubwoba. Komera, kigiye kuguca intege, ahubwo komerera muri icyo kigeragezo. N'uburozi, abarozi barahari. Oya, komera bigiye kuguca intege. Komera ugira imbaraga z'umutima. Umutima wawe ukomere, umutima wawe ushikame, umutima wawe wiringire Imana, na nyuma yazerera kora. Nagira ngo ngusengere. Usanze ukeneye izi mbaraga, usanze wari umaze igihe mu maganya no mu bwihebe bukomeye, waratakaje izi mbaraga, nagira ngo dufatanye gusenga Imana. Imana iguheze imbaraga. Mwene data, niba uri umukozi w'Imana ukaba udafite izi mbaraga, uzakora nk'ibyo abandi bakora. Niba uri umuhanzi ukaba udafite izi mbaraga z'umutima, uzaririmba nk'ibyo abandi baririmba. Ariko niba ufite izi mbaraga z'umutima, hari itandukaniro ry'umuhanzi, hari itandukaniro ry'abakozi b'Imana bafite imbaraga z'umutima n'abatazifite. Imana iguha imbaraga z'umutima. Reka dusenge. Uhimbazwe Yehova, uhimbazwe Adonai, uhimbazwe Elohim. Icyubahiro cyose kikugarukire. Dusanze dukeneye izi mbaraga z'umutima ziduhesha gukomerera muri buri situation yose twaba turimo, ziduhesha gukomerera muri buri kigeragezo, muri buri ntambara.
Oh, halebre sikla hata laboria. Izi mbaraga z'umutima turazikeneye. Zihereza abana bawe, zihereza abakurikira ijambo kugira ngo bongere bakomere. Abari bacitse intege, abari bihebye, abumvaga banamutse mu mitima yabo, bahize imbaraga z'umutima, bongere bakomere, bongere bakugarurira icyizere. Nuhimbazwa kuko ubikoze, icyubahiro cyose kikugarukire uhereye none ukagize iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Eric wa Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.